Abanyamakuru mujye muhora muza tubaha amakuru, mufata amakuru, iyo muje hari akamaro kenshi mutugirira rwose, nuko nyatanga bikaza kunkoraho. Mu karere ka Kayonza mu murenge wa Rwinkwavu n'uwa Mwiri, abaturage bahatuye barataka kubw'umutekano muke cyane uterwa n'ibikorwa by'urugomo rukabije bikorwa n'abakiri bato bitwikira ijoro baturuka mu mashyamba yegereye parike y'Akagera aho baba baragiye amatungo yabo. Urugomo rumeze nabi. Urugomo rumeze nabi, hari umusaza uherutse gukubitira aho hirya bamwaka igare, abantu yepfo barapfa buri munsi. Iyi nzira yo nta n'ukinyuramo yakagiwe nimugoroba cyangwa yo hakurya ku Gisunzu. Urugomo rumeze nabi, aho twakagiye guhahirira hakurya hariya nta muntu ukirenga igishanga. Iyo bigeze saa 12 batangira gukubita abantu ugasanga barabambuye. Abashumba baturuka aho bita Kigarama no mu Mikoki bakaza bakadukubita, waba ugiye gucaginga telefone wagaruka ko bari mu mwijima bakagukubita, rimwe na rimwe bakadukubita situmenya abari bo, twagirisha twataka bakabafatira iyo ngiyo bakubise n'abandi. Gutaha kare nka saa 12 nyine, utashye bwije wese nyine baramukubita mwakana telefone. Urebye ni abashumba, ariko abo bashumba baba bafite n'abandi binaha ngaha baje bakurikiye. Mbese abo bashu witwa Sabi kugeza aho yakubise agakubita n'umwana w'imyaka 20 w'umukobwa utarabyara na rimwe, akamwica. Niko gahinda dufite izi saha. Umwana twaramushyinguye yarapfuye. Anava hano mu ishyamba akajya kuragira mu ishyamba, kazana nk'abatipe nka batatu b'abasore, bikaba ngombwa ko abo batipe utabazi ariko wenda bakaba bazi, noneho akaba bagutegera nko mu nzira ufite nk'agafone nk'uko wenda nkafite, akaba azi ko afite na telefone. Kwa kundi mba ntashye kanegera nko ku muhanda, akaba yankubita agatwara telefone cyangwa se yanankubita byaba ngombwa nkaba nankubita nkanapo. Abandi baje kubita baracyuriye n'abantu ubusigaye dusigaye barijwe n'abasirikare, banyura ku muntu akakubita telefone kabayijyana, kandi abo bantu basubira mu ishyamba. Abaturage bakavuga ko urengeje saa 12 z'umugoroba utaragera mu rugo ukubitwa ndetse ukanamburwa ibyawe. Abaturage bakavuga ko babangamiwe cyane kuko badasiba no gushyingura abishwe n'ayo mabandi, bakaba banagaruka ku mazina yamwe muri ayo mabandi atuma batagoheka. Ako hari n'igihe nyine utanize saa 12 nabwo ugasanga nyine rukugezeho bitewe n'akayira nyine uburimo, ugasanga nabwo nyine bikugezeho. Ko nk'uwo mukobwa bamwishe saa 12 n'uwahari haruguru n'uw'inahangaha yaravuye mu isantere Gasarabwayi. Hari umuhungu witwa Sabe, hari n'abo kwa Kigubiri, harimo Nshimiye, harimo mbese abo bashu witwa Sabe. Uyu ndi umwana w'umukobwa wapfuye uriye gusubira yitwa n'Ivuni, mbese no ku twatawe na polisi Kayonza. Abantu barapfa cyane, aro bishara apfa Kageyo yitwa nde ntago we muzi, ariko hari umukobwa werutse kwicira hano hakurya, umusaza bakubitiye aha nawe habuze gake ngapfe bamwita nabi. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba Hamuduni Twizeyimana ku murongo wa telefoni yabwiye umunyamakuru wa Yongwe TV ko agiye gukurikirana iby'icyo kibazo. Ntago nayimbezi, reka nkabanza nkavugana n'abayobozi baho nkumva, komeza ndaza gukurikirana ndende. Sawa, ariko ngo wapfuye we nta n'ibyo nzi pe. Urumva wenda ashobora kuba yaranapfuye, ariko kubihuza nuko ari abashumba byo byaba atari byo, barabashikora urugomo rw'abashumba. Ko uvuze urugomo rw'abashumba wumva ko ari umuntu bakubise ko wenda ko yagufashe bari kumwoneshereza. Ibyo ntabyo nzi pe. Reka mbaze ndakubwira. Aba baturage bakaba basaba inzego z'umutekano kubarindira umutekano neza nk'uko bikorwa ahandi, bakanasaba leta ko uwajya afatirwa mu ibyo bikorwa by'urugomo ko yajya ahanwa by'umwihariko aho guhita bamugarura muri sosiyete, kuko abo ari bo bakora ibyo bikorwa by'urugomo ndetse bakanabikorana ubukana bukabije. Akubita abantu binanga, aba benshi nta matelefone bakigira. Ujya gukubita batanga amakuru, baba bamufashe bamugezayo, RIB ikamurekura, noneho akaza yamazeho, akaza akavuga ati njye mfite igiti nta muntu wamfunga ngo ankoreho. Tugatwifuza umutekano usesuye, uburyo umuntu agenda ubu Kigali ntangamuntu ukagaruka, igihugu cyose ukizenguruka ukagaruka nta muntu ugukoyeho, ariko hano dushaka umutekano.
tuje ku mutekano rwose kandi n'abanyamakuru mukajya mudusura mukamenya uko tumeze tukabona rero nabwo bakwiriye kudushyiraho umutekano hano. Jean D'Amour Hakizimana, Yongwe TV, Iburasirazuba bw'u Rwanda.